Uyu munsi tugiye kubagezaho ikindi ikiganiro kivuga ku buzima bwo muri Amazone. Amazone ni ishyamba ritangaje ndetse ni ishyamba rifite byinshi umuntu yariganiraho ntibirangire. Ni ishyamba ritavugwaho rumwe, ni ishyamba ribumbatiye ubuzima bw'ibinyabuzima bwinshi ndetse ni ishyamba rifite uruhare runini mu mibereho y'isi, cyane ko bamwe badatinya no kuritazira ko ari ishyamba rifite ibihaha by'isi, kubera ko umwuka isi ihumeka ndetse n'ibinyabuzima bindi muri rusange bikomoraho umwuka ndetse bigakuraho ubuzima muri rusange. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe, ugakora share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Bana na Donos 23 TV kugira ngo ube update ndetse umenye amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho. Mu mutima wa Amerika y'Epfo, hagati y'amashyamba manini y'urumuri n'umuyaga, hari igice cy'isi cyuzuyemo ubuzima budasanzwe. Amazone ni ishyamba ritangaje rinini kurusha ayandi yose ku isi, ryabumbatijwe ubuzima bw'isi yose. Urumuri ruhanyura ruciye mu bibabi by'ibiti birebire, ririmo amajwi meza y'inyamaswa ziririmba ibisigo by'umubumbe. Ishyamba ry'Amazone rifite ubuso bwa hegitari zirenga miliyari 5.5, rikaba riboneka mu bihugu 9, ariko ahanini rikaba ribarizwa muri Brazil. Ubu butaka burimo imigezi irenga 1,100, harimo n'uruzi rw'Amazone ari rwo rwa kabiri mu runini ku isi nyuma y'uruzi rwa Nile rubarizwa muri Afurika. Amazone ni nk'ibihaha by'isi, ritanga umwuka wa oxygen ufasha isi guhumeka. Buri munsi rigaburira umwuka abatuye isi, rifata imyuka mibi ya carbon dioxide, bityo rikaba umurinzi ukomeye w'ubuzima bw'abatuye isi ndetse n'inyamaswa n'ibindi binyabuzima bigiye bitandukanye bitungwa n'iri shyamba. Mu bice by'ishyamba ndetse mu bice bigiye binyuranye by'iri shyamba hatuyemo abarenga 400, ni ukuvuga ngo ni abantu. Bamwe muri bo ntibarigera bavugana n'isi yo hanze, babayeho batitaye ku gihe, batagira isaha ngo wenda ngo baramenya ngo bibaye ryari, ngo bigeze gihe ki, ngo nakerewe. Oya, telefone cyangwa icyangombwa, ariko bafite ubumenyi buhebuje ku buryo ishyamba rituma babaho neza nk'abarifiteho isezerano y'amaraso. Bazi icyo igiti runaka kivura, ko gikoreshwa nk'umuti cyangwa nk'igisubizo cy'uburwayi. Kuba batarahisemo kuba mu buzima bw'iterambere si ubukene, ahubwo ni ubwenge bwabo bwihariye bwagumye kuba bushya, ndetse bumva ko kwibera mu mashyamba no kwibera mu buzima bumeze gutyo ari byo bya mbere. Si uko ari uko wenda basigajwe inyuma, ahubwo nuko ari bwo buzima bahisemo ndetse butandukanye n'isi yo hanze tumenyereye. Dore ibintu bidasanzwe kandi bitangaje byo muri iri shyamba ry'Amazone ukwiye kumenya ndetse nawe ukabyibikaho bikagutangaza ndetse ukabigiraho ubumenyi. Icya mbere ni inzoka ya anaconda, inzoka nini cyane ku isi. Bivuga ko iyo ariyo nzoka ya mbere yigeze ibaho kandi izanabaho nini cyane ku isi. Anaconda ni inzoka ishobora gupima metero 9 z'uburebure, igapima ibiro birenga 250. Urumva uburyo iyo nzoka ari nini cyane. Irashobora kuryama mu mazi igihe kirekire igategereza igikoko irya, kubera ko itungwa n'ibikoko runaka nk'izindi ndyanyama zose. Irarya ibikoko binini nk'ingona, impyisi cyangwa inyamaswa zigiye zitandukanye zindi. Intare, ni ukuvuga ngo inyamaswa yose ihuye nayo irashobora kuyirya kubera ko itungwa n'inyama gusa. Ikindi ni icyitwa glass frog. Ni urusato rutoya rufite umubiri ubonerana ku buryo ubona umutima ndetse n'impyiko aho bitereye mu nda. Gaturuka cyane muri Amazone ya Peru na Colombia. Ntabwo gaterwa ibyatsi cyangwa se ngo kabeho kubera ibyatsi byinshi, kuko gashobora kwihisha mu gicucucucu cy'amababi y'ibiti. Ikindi cya gatatu ni ifi itangaje, electric eel, ifi itanga umuriro. Iyi fi itanga umuriro ungana na volt 800, ishobora guhitana ikintu icyo ari cyo cyose kiri hafi. Ikoresha umuriro mu kwirinda abanzi bayo ndetse no mu gushaka ibiribwa. Nubwo yitwa eel, si eel ya nyayo, ahubwo ni ifi ya karindwi ndetse ni n'ifi ikomeye cyane. Urumva ni ifi itangaje ishobora gutanga umuriro w'amashanyarazi, bivuze ko ishobora no kubyazwa umusaruro ikaba yakurwaho amashanyarazi ashobora gucanira abantu.
kuko volte 800 ni volte nyinshi cyane zishobora ndetse no kwifashishwa. Birumvikana rero nk'inyamaswa izifite ni igitangaza gikomeye ku binyabuzima Imana yaremye. Ikindi kintu cya kane ni utunyugunyugu twa Blue Moth. Utu tunyugunyugu dufite amababa asa n'ikirahure cya zahabu y'ubururu. Tuboneka gusa mu ishyamba rya Amazone kandi amababa yabwo akurura urumuri bikagira ishusho y'ikirahuri, ndetse tuba dusa neza cyane kubera ko tuba dusa na zahabu y'ubururu. Utu tunyugunyugu turatangaje kubera ko utu tunyugunyugu dufite amababa ndetse dufite ishusho nziza cyane ubona ibonerana ndetse ibengerana. Ikindi kintu ni imiryango itarigeze ivugana n'isi yo hanze. Muri Amazone hari imiryango y'abantu itarigera ivugana n'abandi bantu babaho basanzwe ku isi. Babaho nta telefone, nta myenda yo kwambara igezweho, nta muganga, bafitiye icyizere 100% ishyamba biberamo. Leta ya Brazil yemeje ko badashobora kwemererwa ndetse cyangwa kugira ngo bagire undi bemerera kuba bajya kuvugana mu rwego rwo kugira ngo barinde umutekano wabo, ndetse bavuga ko nyine bishimiye imibereho y'ishyamba kurenza uko baza kuba mu isi isanzwe. Ntitwareka kuvuga kandi imvura igwa buri munsi. Amazone ishobora kubona imvura buri munsi, rimwe na rimwe igwa inshuro 2 ku munsi cyangwa se 3 ku munsi. Ibi bituma haba ubushyuhe buhoraho n'ikirere kidasanzwe ndetse kitaboneka ahandi hantu ku isi. Muri Amazone kandi habamo ibimera bivura indwara nyinshi. Amazone ifite ibimera birenga 80,000, byinshi muri byo bikize ku miti. Abaturage b'imbere mu ishyamba bazi igiti kivura umutwe, ikivura malaria ndetse n'ikivura igifu. Bivuze ko baba bazi buri giti cyose akamaro kacyo n'icyo gishobora kubamarira mu bihe bigoye. Ibi byo nirurangiza kubera ko biratangaje cyane. Ni ibiti byaka umuriro imbere mu ishyamba. Ni ibiti bifite umuriro karemano usanga nyine biri gucana. Bimwe mu biti birimo ubushobozi bwo gukoresha ubushyuhe n'imirasire y'izuba, bikagaragara nk'ibirimo kwaka umuriro nijoro. Si umuriro w'ukuri ahubwo ni uburyo byerekana bioluminescence, umucyo uvuka mu binyabuzima. Ni ibiti byaka ndetse bitangaje bigaragaza umuriro udasanzwe n'umuriro utari uyu nguyu abantu bacana cyangwa se ugaragara nk'aho ari uwashyizwemo n'abantu, ahubwo ni ibiti biremanywe n'umuriro. Amazone ni inkingi ya mwamba ku batuye isi, umurinzi utangaje ndetse utagaragara mu maso ariko ukora iteka ibikwiranye n'iby'abantu bifuza. Ishyamba rya Amazone si ishyamba gusa, ni umutima utera w'isi, ni isoko y'amahoro n'ubuzima. Iyo ushyize ugutwi hafi y'inkingi y'igiti cyaho va amagambo atavugwa nk'uko umutima utera utavuga. Amazone ni iyacu twese. Kuyarinda si igikorwa cya politike, ni igikorwa cya mutimanama. Kubungabunga ishyamba ni ukubungabunga ubuzima, kuko Amazone aramutse arangiye bivuze ko natwe ubuzima bwaba burangiye. Komeza ubane natwe kuri Donos 23 TV, ukore like, ukore share ndetse na comment. Naho ubutaha.